tugera ahantu hitwa Kiziguro. Turwana kuva mu gitondo. Kiziguro hari mu nzi z'abarundi. Abo bantu bisha abantu. Bisha abantu. Bamaze abantu hariya Kiziguro. Turwana kuva mu gitondo. Ngira ngo twatangiye kurwana nka saa 2. Twabakura saa 12 za nimugoroba. Buri abazungu baroroshye cyangwa se baritetesha. Umuntu ngo yagiye Iraka yagaruka ngo yasaze ngo yahuye na depression. Ukibaza RPA kuki tutasaze? Ibyo bintu babwira ni bibi. Ntabwo byari ibintu byo kurebwa n'amaso yawe ngo ubuhumeka ubukivuga ubukigenda ubugitekereza. Ariko baramubaza bati se mutware wacu tuzataha ryari? Aravuga ati u Rwanda rwaruzuye. Ati ni nk'ikirahure, ati yongeye handi mazi. Come on. Ufata abanyarwanda ngo ni ikirahure kiruzuye ngo ubafande yatinyuka akajya imbere y'abanyarwanda akababwira ngo u Rwanda rwaruzuye. Niba ari na rutoya. Dore ahangaha ibi bigo nibyo bishinzwe umutungo w'igihugu uko biraha n'abashinzwe amatora. Nibwira ko muri politike ya fande mu byumve neza iyo tuvuga fande tuba tuvuga umukuru w'igihugu. Ubundi iyo tuvuga ba fande bandi twongeraho amazina. Vuga fande runaka ariko iyo uvuza fande gusa ni wumva umuntu avuza fande gusa ujye umenye ko ari president wa Republika tuvuga. We ntabwo tujya twongeraho irindi zina. We na fande nyine na fande kuko ni wayoboye urugamba ni watuyoboye ni muve kuri aba bandi bajya babyitirira ba. Kuva abantu bigize ndakoreka turakomeye twararwanye barwanye he. Mugabo yaraza dusanga ka Gitumba hariya twese buri muntu wese ashakisha inzira y'ubucemo kongera guhunga. Ahubwo abana bari bavuye hano bari bavuye Burundi bari bavuye Kongo sinzi aho bajyaga kujya. Bari bavuye i Bugande tureba officier warabaraga ukavuga uti nkanjye nari mvuye ahantu hitwa Guru mu majyaruguru. Ndi muri division ya 4 muri batayo ya 21 narabaraga nkavuga burajya gucya ngeze aho batayo yangire nisubirireyo. Urugamba ruratunaniye ariko kwibaza se mugenzi wawe wavuye Kongo wavuye Burundi wavuye Rwanda we buracyari he? Mugabo bucya yatugezeho. Sanga abantu bose barakanuye amaso baracitse intege. Buriya butenge mureba abenshi twatangiye kubwambara mu ijosi afandaje. Kera abantu babwizirikaga mu nda twaracitse intege tumeze nk'abashonji kandi icyo gihe twari turasonza. Aba rero mwumva bajya biyitirira baba bababeshya n'ubundi. Murika aho bavuga ngo afande yabujije isi kuza guhagarika jenoside. Koko afande wari inkotanyi ifite abasirikare ngira ngo 10,000 na bingahe dufite bwa Karanekovu na bwa RPG yajyaga kubuza ate biriya bikoko byajyaga gupfuka iki nyine gusa niba hagurutsa indege 10 zonyine. Ubwoba bw'abajenosideri niba hari abantu bagiraga n'ubwoba abajenosideri barabambere. Ugahagurutsa biriya bikoko by'ibidege bigahagarara hanga mu kirere gusa hakajya acishamo umuntu mikoro akavuga murongera kwica umuntu turabamara. Hari wajya kongera kukubura nuza se. Ubwo si mutanyi yajya guhera he abuza amahanga guhagarika jenoside. Yabiheraga he. Ariko aho babihera kose amahanga yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kubera ko ntacyo yakoze uyu munsi niyo mpamvu ubona aba jenosideri bakoreshwa na bamwe muri abo ngabo bavuga ngo afande yabujije amahanga guhagarika jenoside. Yashobokaga bitese. Tariki je aho nibukira itariki 7 fande nibwo duhaye amabwiriza ari mugoroba tugateguye ingabo ku muhanda yazibi imitwe y'ingabo baravuga ati mwitegure. Kigaragara nuko leta y'abatabazi irimo kumara abanyarwanda igice kimwe cyo gihe nandwe yari yakiswe jenoside. Mwaguruke mutabara abantu. Ikimenyimenye kigaragaza ko afande yagabye ibitero byo gutabara abantu
imitwe y'ingabo ko yayigabye mu gihugu hose. Use ingabo zajya kujya Rusumo ngo zivuye zijye zazaza, izindi zijye Ruhengeri, zikomeza zijya za Gisenyi, zajya gukora yiki? Buryo bwa gisirikare ushaka ubutegetsi, ingabo zose zajya kumuvinga zose direction ziza mu mujyi wa Kigali, tugafunga uyu mujyi wa Kigali, twari dufite ubushobozi bwo kubikora, tukawukubita tugafata ubutegetsi. Ariko mission ya Fande yari ugutabara abanyarwanda bicwaga. Mwiruke muganaha, mwiruke muganaha, mwiruke muganaha, twese twagendera ku mabwiriza. Ntabwo umugabo yari yamaga, ntabwo yaruhukaga umunota n'umwe. Icyombo buri mwanya na telefoni zabagaho, ariko icyombo buri mwanya cya message za Fande zabaga zisimburana ku kanya. Waba ukigana hanga akakubwira ati mbonye message irukanka, noneho uganirwa amagana. Mwana mukigirwa amagana akakubwira ati ahubwo mugani ka Rubamba. Waba ukigirwa, ubwo navuga giye mu bice byo twaciyemo. Byo byose kwari kurwana n'abajenosideri kugira ngo arebe ko hari icyo yaramira muri iki gihugu. Ingengabitekerezo, hari ibintu twagiraga mu ishyamba nimugoroba twitaga bipindi vya utamaduni. Bipindi vya utamaduni nimugoroba twaruhutse, abasirikare barapiye, twareririmbaga tugakina, noneho abapolitisi nk'aba bakaza bakatwigisha amateka, bakatwigisha amateka. None abantu bakwigisha amateka nkatwe babana tutakuri mu matiku niki, kuvuga tureka abantu umwe rakabye, bakakwigisha amateka ya Parimuhutu niki, ntabwo twabyumvaga. Ariko reka mbahe ingero zifatika. Tugeze dukuyemo ikigo cya Gabiro, tugeze Gatsibo hariya, umuntu atambuka cy'imbere yiruka, umwana w'umusirikare ibeshya ko ari haduye, ararasa. Arashe dusangana umudamu, isasu ryamufashe nk'aha ngaha riti. None wa musirikare namukubita cyane. Ntabwo atafanda ati namurasha accidentally, ntabwo nabimenye ko ari umusivili. Ariko arangira ngo atereka Fande ati uramubita utya, ati yewe uzi ko naba n'uyu nguyu murasha accidentally kandi abayeho. Atari kuzi ko aho tujya nta muryango wanjye n'ubusange. Igisirikare kiri aho ngaho, urumva natwe imyaka twari turimo iriya myaka ga n'imibi, myaka 28 9, uburi umusazi nawe. Igisirikare gavuga iki kiginga gusa nta bwenge gifite iki, kira tundoke dukorukiye aduyi. Tugera ahantu hitwa Kiziguro, turwana kuva mu gitondo. Kiziguro hariya hari mu nzi z'abarundi. Abo bantu bisha abantu, bisha abantu, bamaze abantu hariya Kiziguro. None ko twakaje ubwo impunzi zahunze zagiye, tuhasanga abasirikare bari Kiziguro, bahunze Gabiro. Uwitwa Colonel Nkundiye yaje operation headquarters yazishyize Kiziguro. Turwana kuva mu gitondo, ngira ngo twatangiye kurwana nka saa 2, twabakura saa 12 za nimugoroba. Twabakura hariya mubona urwibutso rwa Kiziguro, hirya y'umuhanda gutya, uturuka ino ni ibumoso bw'umuhanda, uva mu Mutara ni iburyo bw'umuhanda. Hari akantu k'akazu, noneho ko turwana tuza twirukansa duca muri ubwo buzu n'ubutoki, tugira ku kazu. Hasimbukamo umwana w'umukobwa muto, afata umusirikare wacu, mufata urara rumaranye, twabona n'umusazi. Ariko ubwo kakamuruma afite amabere arenda guturika. Uko aruma umusirikare niko avuza induru, munyece mwagapamwe, mwanyeciye umugabo, munyece umuryango. Umwana yasaze, turafata. Inyuma ye hari ubugabo butatu bwo bwapfuye kare. None ubwo bukajya bwongorera bukatubwira ngo mutubabarire nimuduteme muturase. None ko twagafashe wa mwana ukuntu yafashe wa mukobwa n'abandi basirikare baramufasha, inyuma yanjye hari umwana mwene wabo, ngira ngo umukobwa yabonye. Amubonye wa musirikare
aricara atangira kurira. Umukobwa agira atya tubona za mbaraga acitse intege agiye hasi. Wa mwana uyu ninde? Ati ni mushiki wanjye kwa data wacu. Noneho dutangira kubaza babagabo batatu kare turababaza ati habaye icyane. Bati baratwishe baratumaze batuye umukobwa ejo bamwatse uruhinja rwe bata ku kizu fushije uruhinja umuryango wa sebukwe wose bawumaze. Iki ukumva n'ibisazi ukumva ntabwo bishoboka. Ariko bareko turimo turwana aho ngaho ku kajagari k'intambara kumva impumuro itameze neza. Hano se arahumura iki? Umwe muri abo ngabo aratubwira ati kiriya cyobo mureba hariya ruya rwibutsaho ruri rwa Kiziguro. Ati niho bajugunya abantu bose. Ato batemaga bose n'abandi bazima, ati harimo n'abantu bazima. Dukomeza twirukanga turwana na Aduyi tujya Kiramuruzi. Tubwira abasirikare bamwe muraraho mu gitondo muze kureba icyo cyobo. Ko ni kwamenya jenoside turikomereza turigendera. Mu gitondo cyaho Colonel Bagaba akajya duhamagara ati dukuyemo abantu bazima, dukuyemo 3, dukuyemo 4, dukuyemo 5. Ariko urumva nk'umuntu utabirimo ntabwo twabyumvaga. Afanda duha message. Aratubwira ati hari ahantu barimo kwica abatutsi benshi ahantu hitwa Karubamba. Muganeyo tujyayo. Umusirikare wacu wagiye Karubamba nani Kinyarwanda neza yarazi yageze yatangira kuvugishwa avuza induru. Ati ye ibintu mbonye aha ngabira gatsindwa n'Imana. Mwabaze niki? Ati ibintu mbonye abira gatsindwa n'Imana. Ati turasaba gendarme ati barirukanse ati n'intera hamwe nyinshi cyane atiragiye atariko abantu babamaze. Ati niba hari imodoka mwabona aho ngaho mupfe kuzohereza muze mutabara aha ngaho. Dushakisha imodoka bwari bufashwa aho ngaho tugohereza Karubamba. Mbonye abantu bavuye Karubamba. Abantu mwe iki gihugu kirakomeye. Kirakomeye pe. Ubundi abasirikare barapiye. Uri abazungu baroroshye cyangwa se baritetesha. Umuntu ngo yagiye Iraka yagaruka ngo yasaze ngo yahuye na depression. Ukibaza arapiye kuki tutasaze? Ibintu babwira ni bibi. Ntabwo byari ibintu byo kurebwa n'amaso yawe ngo ubuhumeka ubukivuga ubukigenda ubugitekereza. Ni bibi mwumve ngo ni bibi nkuko umuntu wese kibi cya kwisi. Kareba abantu kavuga mana yanjye ibi ni biki? Kiliziya bakagenda bakayisambura hejuru bakayikuraho amabati. Munsi ngaha bakahacukura. Bagacukura aho mashini gani ziri za mitarayezu bakazinyuza munsi y'itafari hasi. Ku buryo abantu bari bagiye mu Kiliziya bose barwanye bananiraniyemo kugira ngo babakuremo rero bacukura imyobo imyenge myinshi bagacishamo za mashini gani zipepeta hasi. Bakuraho amabati hejuru bakarupingamo za grenade. Abantu barashira. Muri Kiliziya hano bose barabatijwe ni ba Jean Baptiste ni ba Joseph ni bande. Muri Kiliziya yewe nabuze no kumamagara n'afande nabuze n'ururimi mubwira kuko naracanganye kwemera nk'umusazi. Nkavuza induru gusa umugabo akaberwa icyo mubwira. Kuko mu buzima bwanjye nicyo kintu nabonye niyo image yangiye mu mutwe kandi guhanganagurikamo biragoye. Turahava tugira Kayonza. Ndibuka mu gufata Kayonza wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe Bizimungu abwira uwo witwa Nkundi. Namubwira ngo navuga mu magambo ye ngo umuhanda abahutu basigaranye ngo ni uwo nguwo. Ni umuhanda w'igihugu kuva Kayonza ni Rusumo. Cyanika inkotanyi zarayifashe. Gatuna inkotanyi zarayifashe. Kagitumba inkotanyi zarayifashe. Izo ni supply route ziza mu Rwanda. None ngo umuhanda aho kuvuga ngo umuhanda w'u Rwanda
dusigaranye kutugemurira ni Kayonza, ati n'umuhanda w'abahutu, aturahava ujyane n'Inyenzi. Ubwo afande nawe hari message yaduhaye natwe, amabato yari ari aho ngaho nayo ikomeye. So kuvuga ngo ninde uhakura undi, mu minsi ine turahabakura. Yateguranywe bwari bube. Imana yagomba guhemba iki gihugu, ikagihemba umuyobozi nk'afande ugomba gufata biriya byemezo yafashe. Kuko iyo tugira umuyobozi ujenjeka, nyamuneka abantu bari bafite umujinya. Abantu barakina n'ibintu kuvuga ngo amenya ngo doradrome ngo isi ngo irahari. Isi se, iyo se ntabwo yari hari abandi bicwa. Abantu bari baneshejwe, twabarushije imbaraga. Fari yarirukaga yarakinagiraga nk'inyamaswa ku musozi. Ndira hamwe zari zitangiye kubibona ko bitoroshye. Ariko Imana icyo yakoze abayemera cyane nuko yaduhaye umuyobozi uvuga ngo ibyabaye kambyita uko abarokore babyita n'abakristo, yenda nubwo naba nitekerereza uko wanjye, ariko kambyita uko babyita, kuko byise gutyo byaba byiza. Baravuga ngo hica Satani nabwo hica Imana, ariko ngo bakavuga ngo Imana ngo igira imbaraga nyinshi. Imana ngira ngo yaravuze iti Satani ukoze ibyawe hagararaho, ngiye kuzana umuntu nshyiraho yongere ahumuriza aba bantu, yongere abagarure ibubuntu. Mugabo arahagarara fata icyemezo, aravuga ati ubikora wese arabizira. Kandi koko sika benshi babikoze barabizize. Ubwo impamvu ngeze aho ngaho rero, twarebye uko yateguwe, uko yashakiye ibikoresho, uko yakozwe, turi kuko uyahagaritswe. Niho turimo turahagarika genocide. Irahagarikwa mu gihugu cyose, bitari ku bushake, bitari ku neza, bitari ku kwinginga. Amahanga arebera afite imbaraga yadutereranya yatwihoreye. Ndibuka tugeze Nyanza ya Butare, tukomeza twihuta tugiye Butare, Fana araduhamagara aratubwira message yabonye, mufungiraho. Twari bake, twarwanaga n'abantu benshi, twarwanaga n'igihugu cyose. Mufungiraho mugeze, mujye kurokora abantu bari Kabgayi barimo barashira. Tugiye Kabgayi, guverinoma y'abatabazi niho yari yarahungiye. Kabgayi hari umuntu batubwiye witwaga ngo ni Gasirikare mu mihigo yari yarakoze, yarakuriye intera hamwe aho ngaho. Yari yakoze imihigo kwica abatutsi 100. Umusirikare wa RPA wamurashe tugera i Kabgayi, yamurashe amaze kwica 99. Abuze umwe kugira ngo uwo gasirikare niwe wujuje rya jana yashakaga. Kabgayi ukareba, kandi kikuyobera mu ngoro z'Imana. Ariko abantu baravuga ngo Imana ngo bararwana ngo hari icyo bazageraho. Bariya abantu Imana yarabavumye kabisa. Ntabwo bakora biriya bintu mu ngoro y'Imana ngo biriya bintu bikugwe neza. Cyangwa abantu bashize. So kugira ngo ncunguze uburyo umwete nsoze haze kugira ibibazo, nuko genocide yarakozwe irahagarikwa. Fezi turimo uyu munsi rero niyo kuyihakana. Fezi turimo uyu munsi rero niyo kuyipfobya, kuko imaze guhagarikwa hakurikiyeho kubaka igihugu, gusana, kubaka abantu abari barokotse, abicaga, kuko nabicaga nta mutima bari bafite. Myaka rero 30 irangiye, sosiyete nyarwanda imaze gusubirana. Nicyo cyizere dufite ko genocide rwose ibyabaye byose byatubayeho byose, dufite icyizere ko iki gihugu ari igihugu kizima kandi cyiza.
nyuma yaho hakurikiye abacengezi. Niba mwibuka neza hari aka audio kigeze ka video kigeze gucaho abacengezi bari ahantu hitwa Kamanyora bitoza bambaye mashara n'ibindi, ndetse haririmbwa n'indirimbo yavuze ngo rwigero runsubize. Ako kanya ngo bagomba kugaruka bakaza gukomeza jenoside. Ariko fandi yarababwiye, niba mwibuka, hari imirongo yajyaga ducira kera. Twese twabaye abana twajyaga dukina, keretse abasirimu b'iki gihe. Abana bacu bavukira mu mujyi nibo batazi ibyo, ariko umuntu wese wavukiye mu cyaro, kandi majority bari ahanga mwavukiye mu cyaro, ari imirongo yindi twajyaga duca, renga ngumene. So kuva muri 94 bagumye kuri renga, aho bagumye hugaho. Nabwo hariya kuri uriya murongo utukura wa fanda akunda kuvuga, ntabwo bigeze bawutambuka. Byari byose byaza bityo, byose bikarangira ugaceceka. Kandi cyiza cyo tuzi ku Banyarwanda, aha twahuye umuntu ku wundi muri za metero 25, nubwo wagira ute, aho ntabwo ukoraho.